Hello friends, nshuti bakunzi ba YouTube channel ya Niwengenzi Fiacre cyangwa se IT Fiacre cyangwa se Fiatech, nkomeje kubasuhuza. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku bintu mwaragiye muntuma cyangwa munsaba kuri email cyangwa se muri comments cyangwa se muri commentaire cyangwa se ku butumwa bugufi mwanyoherereje mumbwira muti iki kintu ntabwo twacyumvishe neza uzagisubiremo. Nicyo mbereye hano rwose abanyarwanda n'abanyamahanga mu byumve bumva ikinyarwanda, kandi ikinyarwanda ni ururimi rwose umva rukomeye, nta muntu utemewe udafite uburenganzira bwo kumenya ikinyarwanda. Hanyuma rero reka mbashimire kandi n'inkunga ikomeye mwangaragarije kunyandikira, gukora share, kuma commentaire, ndabikunda cyane. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebera icyo bita ranking cyangwa se gushyira ku myanya, turebe n'icyo bita grade cyangwa se gushyira ku magrade cyangwa se kwemeza ko umuntu yatsinze cyangwa ya failings bikozwe mu buryo bwa condition cyangwa se bikozwe mu buryo bwa functions cyangwa se bw'amaformule. Urumva ufite urutonde rw'abantu benshi ntago wabasha kumenya ngo batsinze cyangwa batsinzwe udashyizemo formule ngo ibikwereke igufashe kubitiriya. Abakoresha ururimi rw'igifaransa ndabasuhuje. Hanyuma hano dufite liste, dufite tableau, tugiye kujya aho dushaka ko imyanya iri buze dukirikemo, twandike iko ikimenyetso cyabihwanye rank. Nitumara kwandika ikimenyetso cyabihwanye twigize ijambo rank, byaba biri mu nyuguti nkuru cyangwa intoya ni kimwe. Ufungure parenthèse cyangwa se ufungure agakubo. Numara gufungura agakubo uribaza uti ese liste yanjye ihereye he? Umuntu wa mbere ari he? N'uyu muntu witwa Faustin. Akazu akarimo amanota ya mbere ni muri korone yitwa D, row yitwa 4 yitwa kane. Ubwo nandikamo D4. Excel irahita ihabona. Nindangiza ndashyiraho kama akitso. Hanyuma ngiye gukurikizaho ibyo ngiye kwandika byose bigiye kuba bitangijwe ndetse mo hagati harimo ikimenyetso cy'idolari. Ndandika ikimenyetso cy'idolari, nongere nibaze nti ese liste yanjye ihereye ku muntu witwa nde? Ni Faustin, ari mu kahe kazu kitwa D4. Nandike D ariko nsubize ikimenyetso cy'idolari nkurikizeho 4. Bivuze ngo D4 nyanditse mu buryo ibanjirijwe n'idolari, hagati harimo idolari ritandukanya D na 4. Nshyireho utudomo tubiri. Abo nkunze kwigisha live nkunze kubigisha bivuze ngo utudomo tubiri nkaho mba mvuze ngo kugeza. Ese liste yanjye irangiriye he? Muri kubibona ko irangiriye ku murongo witwa 11 ku muntu witwa Geraldine. Ubwo ngiye kongera nandike ikimenyetso cy'idolari, nandike D. Murabyibuka ko ntago umubare D wemerewe, inyuguti D yemerewe kwegerana n'umubare nta kimenyetso cy'idolari kirimo. Nishyiremo. Twibukiranye ko Excel cyangwa se iyi liste yacu irangirira kuri 11. Mbishyireho. Murahita mubona ko iselectinze amanota yanjye ku ijana kugera ku muntu wa nyuma witwa Geraldine. Icyo ndakora nta kindi, ndafunga bracket cyangwa parenthèse, nta kindi ndi bukore usibye gukanda kuri enter. Ihisi detecting cyangwa se ihisi ivumbura ko umuntu ari uwa gatanu, ubu amanota yose yayacekinze. Twabonye ko kugira ngo ikindi urutonde rw'ibindi bisubizo ruze, ukirika mu gisubizo wabonye bwa mbere, urabona hano mu nguni haba harimo akadomo, ugascrollinga down cyangwa se ugakurura uganisha hasi, ibindi bisubizo byose biraza. Iyi sinyereka ko umuntu wabaye wa mbere ari ufite amanota 89. Ubu uyu muntu w'icyenda ufite amanota 9 witwa Sabine Zawad, ndamutse muhindurira amanota nkamuha amanota 78. Dutekereze irahita imbwira ko ari uwa kangahe? Murebe neza. 45, 62, 49, 69, 49, 39, 89, 18. Ahita abo kabiri ninkanda kuri enter kubera ko biro byabaye automatic, birahita byibwiriza bihindura imyanya. Murahita mubona ko abaye wa kangahe? Wa kabiri. Dukomeze no ku cyo bita grade. Tugiye kugendera kuri aya manota, ngiye kuyashyira mu ibara ry'icyatsi. Hano nkiremo icyatsi cyererutse. Murabona ko aya manota
tugiye kuyagenderaho dufata imyanzuro. Grade cyangwa se conditions zayo ni izi nashyize hano. Tugiye kuvuga ngo umuntu uri hejuru y'amanota 50 cyangwa se ufite amanota 50, mu cyongereza ni greater than or equal cyangwa se superieur ou égal. Mu gifaransa ni amanota uhereye kuri 50 kuzamura, uwo muntu araba yapasinze. Urugero natanga ni ku manota nk'uyu munsi wa none ibizamini bya leta mu Rwanda uko bihagaze. Ugize 50 pass na diplome nuko bimeze. Ubwo ni urugero rwiza ntanze. Uwagize munsi ya 50 ubwo ni ukuvuga ngo nuguhera kuri 49 n'ibice 9, kuko 50 yo yamaze gutoranywa, yamaze gufatwa. Uwo muntu hiti mubwira ko ya failings. Dukurikire rero. Ndaza nandikemo ikimenyetso cyabihwanye, nandikemo if, fungure parenthèse cyangwa se bracket. Muri kubona ko hano timbwa ngo logical test. Ngiye kuyiha conditions twazibonye hirya. Nyibwire nti igiye kureba ku muntu wa mbere. Still buri gihe turareba ku muntu wa mbere. Umuntu wa mbere ari muri mu kazu kitwa D4. D4 ihiti yabona ko ari umuntu witwa Faustin ufite amanota 45 n'ibice 7. Mvuge nti igihe niba aya manota ayankiritsemo D4 ari munsi, ari hejuru cyangwa sangana kurikire na 50 nkuko conditions hano nabivuze. Ubu nukuvuga ngo guhera kuri 50 kuzamura, nshyire hakitso, ngiye gushyiramo condition nshaka kuzajya ingaragarira. Pass kanandikemo ijambo kwimuka, condition dutangire. Aho umuntu duhite twandike P gusa, hasi twandike F. Pass and fail. Urandika ikimenyetso cyabihwanye, twandike if, dufungure parenthèse, twandike D4. Niturangiza tuvuge tuti ni hejuru cyangwa bingana na 50, dushyiremo virgule cyangwa kitso, dushyiremo utudomo tubiri, twandikemo ijambo P, inyuguti ya P, twongere dusubizemo utudomo tubiri. Nindangiza nandike akitso, ubwo ngiye gushyiraho condition ya kabiri. Mvuge nti if, mfungure bracket, nongere mvuge nti igihe nanone bishoboka kuba muri D4, kurikire murebe, harimo amanota ari munsi ya 50, ubwo 50 ntirimo, nshyire hakitso, nshyireho utudomo tubiri, nandikemo F imininze fail. Turi kubikurikira. Nindangiza mfunge, nshyireho utudomo tubiri nanone. Mu gufunga murabona ko ndakoresha bracket ebyiri. Ubu hano mfunze condition ya mbere, ubu hano mfunze condition zose ihereye kuri if ya mbere, nkande kuri enter. Ihise ko uyu muntu atujuje condition ya pass, ya failings. Kugira ngo mbone ibindi, ndakirika mu gisubizo nabonye bwa mbere, manure rwose, ndite mbona ko nk'uyu muntu yapasinze afite 62. Nashyizemo urugero rufatika rwo kugira ngo turebe, reka murebe uyu muntu nashyize mu mutuku. Uyu muntu murabona ko namuhaye 49 n'ibice 9 kugira ngo murebe ko condition ntago yibeshye. Sibona ko yatsinzwe, sibona ko yatsinzwe rwose. Hanyuma reka nkomeze mbashimire, Imana ikomeze kuba umugisha. Mbibutsa gukora subscribe na share na comment.